ifite icyo aharanira magingo mwirashaka igikombe cya shampiyona ifite n'imbaraga kuko ubushize yaratsinze itsinda mu kiba yatsikiye bwo ni ikipe ya APR yatsinze umukino wo gushyira muri ikipe ya Vision ibitego 2-1 mu gihe ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport igitego kimwe ko busa bisobanuye ko ikinero cy'amanota ane cyamanutse kikajya ku inota rimwe. Ikipe ya APR navuga ko muri bimwe bitwavuga byo gukora déplacement equipe ya APR iyo navuga ko iri nkaho n'ubundi kiri Kigali ntabwo ari kimwe nuko yaba yagiye i Rubavu. Hanyuma ku ikipe ya Bugesera nayo ntiraba safe kubijyanye no kwemera ko no gukonfirma ko itazamanuka mu cyiciro cya kabiri kandi n'ibintu isa nk'imazemo igihe kuko n'umwaka ushize ikipe ya Bugesera yakonfirmye kugwa mu cyiciro cya mbere ku mukino wa nyuma bajya gutsinda ikipe ya Etoile de l'Est Ingoma. Ugiye kureba ekipe ya Bugesera mu bijyanye n'amanota kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa 13 ifite amanota 28. Kiyovu Sport iri mu murongo utukura ku mwanya wa 15 ifite amanota 21. Tubazi ibibi byashoboka yaramutse itsinzwe n'ikipe ya APR ikaguma ku manota 28. Ikipe ya Kiyovu Sport igatsinda umukino ifitanye na Etincelle byabisobanuye ko ikipe ya Kiyovu Sport isifata ikipe ya Bugesera ikintu kitaba kiri kiza nubwo Bugesera yakomeza kuguma imbere wenda kubera ibitego ariko still ubwo yaba yatangiye kwegerwa na ya makipe ari muri zone relegable. Bisobanuye ngo ku ikipe ya Bugesera n'ikipe ya APR ugiye kureba n'imikino imaze iminsi bahuza mu mikino 5 iheruka ikipe ya Bugesera ibashiye gutsinda imikino 2 yonyine nayo iheruka gutsinda ku itariki ya 2 kwezi kwa gatatu. Indi mikino yose yakurikiye yanganyije na Musanze itsindwa na Polisi inatsindwa n'ikipe ya Muhazi. Hanyuma ku ikipe ya APR mu mikino 5 itsinze ibiringanya 3. Wareba imikino iheruka kubahuza Bugesera iheruka gutsinda APR muri 2022 tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 yitsinda ibitego 2-1. Indi mikino ugiye kureba ikipe yose ya APR mu mukino rukara gutsinza ibitego 2-0 bari banganyije indi mikino 2 yari yabanje. Parikuru ntabwo ari mbi ku ikipe ya Bugesera ariko nanone gutsinda APR ugiye nko kureba nk'ikindi gihe bako kubasinda byari za 2017 bivuze ngo ni ikipe imwe ama ekipe anyuzamo agatsinda APR atari ibintu bya buri gihe. Bugesera inagira n'ikindi kibazo cyo kuba home iwayo mu rugo ni imwe mu makipe atitwara neza ku kibuga cyayo ugiye kurana na Parikuru no mu mwaka w'imikino amanota menshi ashobora kuba barakuye hanze y'ikibuga cyayo. Iyo ngingo turayigarukaho twakira n'abantu muri Bugesera ariko Jangwani Mwenyekiti haryo ujye uvuga ngo ni Mwenyekiti wa what wasemaje ariko ndagira ngo mumenyeshe ko on the way going mva kuri Mwenyekiti wasemaje njya kuri Jangwanovic. Urwo rugendo rero narutangira mu kanya mu masaha atazuzuye kuri station ya ruguru ya gare ya Nyanza ubwo hamaze kuboneka amabisi agera kuri 13 ndetse n'aka bisi gatoya tumwe tw'aba VIPs dukunda gukora mu hotel two niko kuri bugendemo komite y'umujyi wa Kigali. Mu gihe abandi boje nabonye bagurukana bisi imwe na twegera nimwe twebwe zimaze kugera muri 14 ubwo simvuga ama private cars yabo n'abandi bantu turi busange za Bugesera abavuye za Kayonza za Rwamagana za Kabuga wanja uraba ari full house. Abanyabugesera ntibagire ikibazo cy'amafaranga turayabanda bizi ko bakeneye ariko nk'uko ubuyobozi bwambwiye yuko nta manota 3 bugira muri APR bagira amafaranga ariko amanota 3 ntayo. Hanyuma urakoze cyane tukwifuriza na weekend nziza ariko hano hari umugabo bita Sirasi sinzi niba umuzi. Yes girlfriend ndamuzi. Ari hano rero arakumvisha uburyo rwose utangiye ariko nyamune kugende gake kuko ni uri bukwakire nawe reka tumuhe ikaze mu imikino SG wa Bugesera. Sirasi mukoze cyane Ruvuyanga murakoze kunyakira mu rwego rw'imikino n'abandi turi kumwe kumwe cyane turashimiye dushimira Radio Rwanda dushimira urwego rw'imikino wadaye mwanya kugira ngo tuze tubwire abanyabugesera tubwire kunze umupira w'amaguru mu Rwanda uko twiteguye gutsinda PFC uyu munsi. Byangwe kubana namwe Jangwanovic igira ikintu kubwira arakumva araguteza amatwi. Muvandimwe urahora komeye sinze niba uri kunyumva. Ndakumva neza girlfriend ndakumva neza. Sarakoze cyane ndagushimiye kuba rwose ibyo uvuga nibyo ariko biraza gutandukana n'ibikorwa. Twishimiye kwakira mu karere ka Bugesera keza cyane
ariko umuvandimwe turakwakira neza nayo mafaranga matuza niko turayakeneye ariko icyitwa amanota 3 cyo cyasigara hariya nuvuga uyu munsi dukeneye amanota 3 niyo ya mbere tugakina n'amafaranga byose rero uyu munsi twizeye ko turi ubirarane rwose nituza gusoza umukino ntutahubabaye ukomeza kwishimira kwinjoyinga akarere ka Bugesera ariko ijyanye n'intsinzi uyu munsi rwose cyo mukibagirwe imyaka irenga hafi 2 utabonera 3 sinzi nimba amateka ushobora kuza kuyahindurira Brandt ntabwo sinzi undi wenda wundi waba warakoze amateka ngo uri wa kabiri nibaza ko uru ni uyu munsi turakora ibyo bita ngo ni kuanza mpute sana ndi no mu cyumweru cyiza cyane Ruvuyanga nkiserebura ubururu mu mahoro ndacyari mu cyumweru cyo guserebura ubururu mu mahoro abantu bakuza gashya ntago ushobora gukuraho record ya Club Giant wowe nimba yarakiriye Azam ikagira 39 n'abantu 400 bukurikiyeho ikakira Pyramid ikagira 40 n'abantu 21 ukashaka kuyigana urabubara my brother so uyu rero munsi uko murambi kubwira ni kirere ni kuna baridi ngira ngo uyu ni wo munsi mwiza nyuma ya saa 11 n'indi minota ntazi neza mu mazina nitwara bahongeho rwa Samani umazina muzajya munyita muje mwongera ngo rwa Samani kuko kwa kesha saa uyu munsi ariko ko numva amanota 2 ko numva nakubwira ko ihene irasubira ahibarizwa indi nayo isubira ahibarizwa Jangwani ko numva usa nkaho umutima wose wibereye i Rubavu aho kuba i Bugesera iwacu yakuyeho akazi k'Ibugesera wakarangije ko numva wigira i Rubavu Jangwani yamaze kwiyakira ni mechi zawari nta kintu gihari ejo nabonye abakinnyi barimo bararirimbira Mamadusi na Watara bavuga ngo January muri pie code ngo February mureteza abandi ngo hanyuma match cyangwa se ukwezi kwa gatatu ngo muri pie futari ngo gusa aciye Watara mbere twende nukuvuga ngo ndindizwa n'icyo bita gusa ngo kick off cyenda zuzuye arafu kabla jogo arijawika isaki tarabika ku munota nk'uwa mbere cyangwa wa kabiri ndaba ndi ku mwanya wa mbere na difference y'amanota 2 ubundi kandi urabizi ko intare yasingiriye ikintu Ruvuyanga kurekura biragoye hanyuma tugire igihe ndumva ibyo byose usa nkaho urimo kugenda kugira ngo tukurekure ubutumwa uhereza abafana ba APR birumvikana n'urugamba nk'urundi Bugesera nayo ni ikipe ifite ibyirwanira irarwera cyari mu myanya mibi ashaka kuvayo namwe mashaka igikombe ni match iza kubitoroshye abafana ba APR mwitegwe gute uyu mukino muri rusange mobilisation yo kujya i Bugesera ihagaze gute kugira ngo no dusoze mobilisation ngo nicyo nabwira abafana ba APR bwa mbere bwo nukubanza kubashimira ngewe akenshi sinyi basaba rwose ko nabonye ko njya gusaba nkasanga ibintu babikoze mbere nkuko nabikubwiye gahunda yari bisi zimaze kuba 13 turahaguruka saa 6 zuzuye kuri gare ya Nyanza twerekeza mu Bugesera turi ku expectinga ko byibura saa 6:45 twaba tugeze mu Bugesera abantu bagafata icyo kunywa icyo kurya saa 8 top zuzuye byibura umuntu wa mbere akaba atangiye kwinjira kuko stade ya Bugesera ko nabonye uburyo iteye bisa nkaho bigoranye mu myinjirire birasaba ko twinjira kare ubundi cyo nababwira ni kimwe gusa uyu munsi ndara ku mwanya wa mbere kandi nibaza ko ari rwo rugendo uyu munsi n'ibikombe 3 uyu mwaka Ruvuye cyambere cyabagiye hasigaye 2 kandi yo ndebye abakonkera uburyo bashobora kujya gukora precision imyiteguro bakayikorera muri parike niba bari kuzahura n'imbogo cyane mu ngo simbizi ngira ngo nabonye barakoze amatsinda yo kugabana amakipe ameze byari nka byari nk'uko kunde bazungu bigabanyaga ibihugu bya Afurika bazakoloniza ariko ngira ngo uwa mbere aratakaje dutegereze n'abandi so Bugesera cyo nayo byani kimwe umutoza mwiza bitari ingingo mbona ko nacyo kintu gikomeye ifite ariko ubundi mu kibuga ikipe imaze nk'imyaka 2 itarabonera 3 sinkamya ko yabonera kuri Club Giant biragoye urakoze cyane ko tugushimire rwose Jangwani asante kazi keza arakoze Jangwanovic nkuko yita n'umuvugizi w'abafana b'ikipe y'ingabo ikipe ya APR bwana Sirasi nagira ngo Jangwani dusozanye nawe kuko we twicaranye ahangaha tuganire kuri Bugesera kuko Bugesera buri yasina match gusa ngira ngo ya APR yo kuganirwa n'ibindi abantu bibaza muri Bugesera mbere na mbere abanyabugesera wasanze tuvuga ku makipe ashamikiye cyane cyane ku turere cyangwa se aba mu ntara iyo ndebye Bugesera
akarere ka Bugesera nkareba ibikorwa birimo kuhajya nkareba uburyo n'uba hanze wese azana amafaranga agura y'ikibanza nkareba n'uba mu Rwanda uburyo nawe ahibi bikanashaka y'akabanza hari impamvu ikirere nyine kiba kibigaragaza cyane rwose abakomeye basigaye batuye Bugesera abayobozi nuko abaturage natwe turimo turahunga Kigali tuzi Bugesera yego kandi ni karibu radar zirerekana yuko Bugesera y'ubu niyo mu myaka 5 iri imbere bizaba bitandukanye cyane ariko abaturage bakibaza bakagira impungenge bati ko tubona Bugesera izaba iryoshye muri icyo gihe cy'imyaka runaka abaturage bo bazaba babayeho bishimye batagira ikipe ikomeye ihora irwana no kutamanuka icyo kibazo mwese igihe Bugesera gira ikintu kitubwiraho ukibwira abanyabugesera n'abantu bo mu Burasirazuba ruvuga ngo urakoze cyane ku bitekerezo byiza kandi ku kibazo cyiza umbajije gusa wenda mbere yuko nkijya uranyihanganira manze mvuye kano gatoya Jangwani yagarutseho kuvuga ngo Bugesera maze imyaka 2 idatsindira ku kibuga ese uyu munsi yabigiye kubikora kuri Club Giant niyo twategereje kuko tumaze igihe kinini tubabaye dutsindirwa hariya tuhanganyiriza se naho bwa mbere mwamwitse uyu munsi rero ngo mureba kuko Bugesera yatsindaga APR 2-1 nujya kureba nujya kureba buriya muri APR FC dufitanye amateka akomeye wenda ndaza kubigarukaho mu kanya ariko icyo ushaka kumubwira nuko uyu munsi kuba tuba ko tugomba kubona amanota 3 tukabona ko APR kuko twagize ibibazo tugatsindwa tukanganyiza ku kibuga cyacu mu buryo butanasobanutse mufite amanota 6 kuri 33 yashobokaga ku kibuga cya Bugesera nibyo rwose ariko uyu munsi tugiye gutangira ku ikipe nkuru dukuraho navuga ngo reka mbyita wenda dukora umwaka wa ruhari twatangira kuri APR so guhera kuri APR ikipe zongira kuva Bugesera bizagorana nuvuga ngo APR uyu munsi yaba uko twumvika y'abakinnyi uko tuhagaze uyu munsi ikipe APR igomba kuvuga ngo ya mateka yarari yo kudatsindira ku kibuga cyacu agomba guhanagurika uyu munsi tukabitangira ku ikipe ikomeye iyo tutangira kuri Muhazi ntago byari kuryoha cyane turashaka yuko ayo mateka asibanganye ku kigogo nka APR nibwo nabo muzahora mubigaruka rero uyu munsi cyo kudatsindwa cyo kudatsindira iwacu cyo kunganyiriza iwacu turatangirira kuri APR niki twakosoye uyu munsi mu byukuri buriya yo uri muri championnat ugomba kureba ngo yahabigenze gute bigenze gute nko mbabwiza ukuri kuri match ya Muhazi y'ubushize nubwo wenda twatsindiye igitego kimwe ni match mu byukuri atubabaje ibyo twateguye ariko tubona aho tuguye turahabona ntabwo ujya ngo niko twaguye hana iyo ni ibanga ry'ikipe yacu uyu munsi rero ibyo byose twamaje kubishyiraho akadomo tara ku ikipe ikomeye nka APR ko twumva uyu munsi kuba tuyikwa amanota 3 rwose niho turadutangiye neza nibyo byose byabo byo gutsindwa byo kunganyiza kuri bugiye ku kibuga cyacu neza ko biraba namwe byo muramuvuga uyu munsi muzi ko amakipe makuru nyine ukavugwa nanone biratandukanye nuko amakipe matavuga ariko uyu munsi Bugesera FC nziko n'indi mikino izakurikiraho irabi makipe avugwa cyane kuko tatuvuga ngo cyacu twari dufite cyo kutatsindira iwacu APR tugishyira akadomo kuri APR nambuke rero uvuga uti mu byukuri Bugesera irwana n'ubuzima no kutamanuka ku munota wa nyuma ese bigenda gute wone mu byukuri football ni irahenda isa amafaranga menshi amafaranga menshi ura kugira ngo utunge ikipe bari abantu bashaka kwibona kumva abantu bakinyi bari mu kibuga buriya gutunga ikipe bisaba amikoro ahagije ayo mikoro rero nuba kareka Bugesera tugashima kuri byinshi gakora ariko ntabwo bihagije yuko akarere ubwako konyine katunga ikipe 100% bisaba ko abaho n'amaboko y'abantu benshi batandukanye y'abaturage niyo mpamvu rero tunasaba uyu munsi Bugesera ko kuyirebye mu gihe kiri imbere n'ubyubayeho uyu munsi ubona ko akarere kagenda gatera imbere umunsi ku munsi ari naho uyu munsi no kuba ndi umunsi ndi muri studio tunabashimira ko mwaduhaye uyu mwanya tunasaba buri wese ufite ahure n'akarere ka Bugesera kuko abantu benshi abayobozi benshi abantu bashaka kutubanza bakora imishinga itandukanye ngo tubasabe mumve ko iryo zina Bugesera FC kuba twajya mu cyiciro cya kuranga icyiciro cya 3 nawe ubwo wumve yuko hari akantu muri wowe wagombye kuba warakoze utakoze twifuje yuko uyu mwaka nubwo wenda tumuvuga mu tanda turi no kutamanuka ntabwo turahagera kuko nikiza ko kuzajya ku mikino dufite imikino 8 uyu wa peri 3 turayafite hari wasigaye imikino 7 bivuze ngo ntabwo tuzagera kuri ya mikino 3 ya nyuma tukirwana no kutamanuka cyo turakizeye hanyuma rero twavuga ngo byibura hari byinshi twize pe
ngo umwaka utaha hari benshi twaje kuganira n'abafatanyabikorwa batandukanye ntari butangaza umunsi ko tutarasinya amasezerano ariko mu gihe cyava tuzabatumira nk'abanyamakuru turimo dusinya n'abafatanyabikorwa batandukanye ko tuteze ko umwaka utaha wa shampiyona tukiri mu cyiciro cya mbere ibyo ndabihamye 100%. Tuvuga ngo dufite abafatanyabikorwa batandukanye turi kujyana ibiganiro kandi usanga bigera ku musozo tuzadusinya n'amasezerano ariko tunareba abantu bose bagenda bazi Bugesera turajya gahunda yo kugira ngo duhure nabo twicare tuganira baduhe ibitekerezo ariko ibitekerezo baduhe n'amafaranga kubera yuko kugira ngo ikipe ibeho kugira ngo ikipe yashe kusavayivinga bashe kuba imeze neza bisaba ubushobozi. So tunyuze rero mu gufatanya ibikorwa n'abantu batandukanye barimo baza batugana tunyuze ku bantu benshi mo bazi Bugesera tunyuze ku bikorwa remezo bimwe bizi Bugesera ndabona neza yuko ibihe bitwanyuzemo dustaragoringa tukugenda tubigera ku musozo tuvuga ngo umwaka utabya wa shampiyona turawutangira tumeze neza kandi ikipe imeze neza. Ibyo muzebonera yuko mu gusoza iyi shampiyona ndateganya ko mu bafatanyabikorwa dufite tuganira nabo tuzatwamaje gusinya byibura n'uwa mbere kandi sabisinya ntabwo tuzasinyira mu gikari tuzasinya twahamagaye n'itangazamakuru ngo mwe muhari. Ntekereza ko rero ikibazo cyatwaye duha nacyo ni ikibazo cy'ubushobozi ariko turimo dushakira igisubizo kuri za shampiyona n'umwaka utaha turaduhagaze neza kandi bwa bushobozi bwose buhari. Hanyuma ikibazo nabanjirijeho cyari impungenge z'abanyabugesera iyi Bugesera Sami banza twibutse Bugesera iri he ku rutonde rwa shampiyona. Bugesera Football Club iri ku mwanya wa 13 mwanya wa 13 rwose mwanya wa 13 n'amanota 28 irarusha Marine inota rimwe yego irarusha Kiyovu amanota ngahe amanota 3 yonyine iyo Kiyovu iri mu murongo utukura uzanakina nayo na Vision ya 19 ntawandi bira fixtures za Bugesera nihuse fixtures za Bugesera tudaciye kure Bugesera igihe cyana APR izakurikizaho kujya Rubavu 5 gusa wenda izakurikizaho kugira Rubavu cyana Rutsiro yakire Marine ije kwa Gorira hanyuma ije kwa Mukura izo ne 5 aho tuzakomeje kuva muri relegation zone yakire Rayon Sport ije kwa Etenseri isoreze kuri Kiyovu Bwana Silas nka SG wa Bugesera wajuhagarariye Gahigi n'abandi muyoborana n'abaturage bo b'Imayange na Maranyonga Bugesera n'abafana bose bafana Radio Rwanda ikurikiwe n'abantu bo muri hose na za Rweru baraza Rweru na za bita za Kabukuba na Ngenda hose mirenge 15 y'akarere ka Bugesera bose baragukurikiye cyane rwose. Sport ntago ari politiki cyane vugisha ukuri uraha ijambo ryawe abanyabugesera k'iyi Bugesera umwaka utari mu cyiciro cya mbere. Uvuga ngo urakoze cyane ngira ngo twibukiranye neza yuko ku mwaka ushize twarukutse ku munota wa nyuma dukina na Etoile de l'Est nabo rega ndimo kubihera nko kubaza ikibazo. Uyu munsi rero dufite amanota 24 nkuko mubivuga dufite imikino 8 ituri imbere yego ndahamye ntashidikanya abanyabugesera abafana Bugesera batekane twe ntabwo twicaye. Ndabamenyesha yuko mira mikino 5 mbere yuko tujya gukina na Etensere na Kiyovu ndetse na Rayon Sport tuzatwamaje kuva muri relegation zone tudonko tutetari mu makipe amanuka turasabwa byibura amanota uyu munsi amanota byibura 6 kuba byatuye ngo tuje amanota 30 tangiye tunde dushakisha inyongera. Ukurikiye rero umukino tujya gukina wa APR mbabwira twakaniye ku rwego rwo hejuru wakukiza Rutsiro twajya gukina Rutsiro tukakiza Gorira tukakiza mu Mukura ndamenyesha yuko amanota byatumaje kubona mu byamanota atari munsi y'9 nkambwira ari abanyabugesera n'abandi bose bafite abahuriye na Bugesera imvuga abafite abahuriye na Bugesera ni wa muntu wese umva ashaka kujya kuryoheza Bugesera muri weekend umva afite akabanza umva afite business naruvu yanga kugahemba arahakonda ubwo nawe mubwire amakuru manyakurikirana kandi kugahembe wongenda vanganje yo niho mba nice yavuze tunajyane rwose ko ntabwo ndi ubasige kuko Bugesera uretse no kuba turi sport tugomba no kuba nyuma sport tugomba no kuba turi abavandimwe. Rero cyo nabwira cyo nuko Bugesera FC abayikunda abayikurikirana batekane iyi Bugesera nagashobora kutumanukana mu cyiciro cya kabiri. Nubwo twavuga ngo dufite ikibazo cy'ubushobozi butari bwinshi ariko akarere ka Bugesera tunashima cyane kuko n'uyu munsi ibyo tugenda tugeraho nibo ndabamenyesha yuko ntago byakunde ko Bugesera FC yamanuka mu cyiciro cya kabiri kwera ubushobozi bwabuze. Dufatanyije n'akarere ka Bugesera tujyamo ko tugira umuyobozi w'akarere Richard Mutabazi turashimira cyane abageze n'inama njyanama y'akarere tunashimira cyane n'abandi bose bafatanya nabo mu by'ukuri ntabwo Bugesera FC yamanuka kubera ko agira ikibazo cy'ubushobozi. So ndambabwire rero yuko imikino gukina 3 ya nyuma harimo umukino wa Etenseri wa Kiyovu na Rayon Sport twamajije kuba stable mu cyiciro cya mbere. Bugesera FC nta izajya
kuva Bugesera yazamuka tugiye kumara imyaka 10 mu cyiciro cya mbere nta nimwe turamanuka kandi ntabwo byaba uyu mwaka turabizezeye ko turi mu cyiciro cya mbere ntaho tuzajya gusitara bibaho ariko sitava ngo nize ngamba nafata ku mukino uzakurikiraho ingamba twasangira uyu munsi saa 9 zuzuye sira twigire saa 9 zuzuye mbere saa 9 ko ziri buze kuzura abakinnyi bari motive mu kuruhe rwego match mwayiteguye gute nyine mu buryo budasanzwe apana ibintu byo kuza nyine ukavuga ngo twayiteguye ngo bitandukanye ngo namuhazi ni biki mwabwiye abakinnyi ni biki bakinnyi bari motive ku ruhe rwego ku buryo muvuga muti ubuyobozi dufatanyije n'akarere ka Bugesera ibyo twakoze kuri iyi match nta gihinzi twayitsinda ni biki bifatika watubwira. Murakoze cyane abakinnyi twaraganiye bihagije ndabibutse yuko umukinnyi ufite ibitego byinshi wa kabiri mu Rwanda ari umukinnyi wa Bugesera FC utekereza ko uko bigenda ko Mariaba agomba kurangiza shampiyona ari uyoboye ariko nabushize mu Rwanda kutamanuka mwari mufite top scorer turabyari kugira abakinnyi beza icyo gishaka kwereka yuko rero dufite abakinnyi beza ariko nimujya kureba neza uzasanga twayitakaza amanota menshi mu rugo kuko hanze rwose turageza kwitwara neza nkaba ngo uyu munsi ase mu rugo mubona biterwa n'iki ni ikibuga kibi ni support y'abafana idahagije ni iki gitera kuba mwajya Rubavu mugatsindirayo mukajya Huye mugatsinda ariko mu rugo ku kibuga cyanyu mukaba mufite munsi ya mediocre amanota 6 kuri 33 ni munsi ya esheke abaye ari nk'ikizame cya leta yabari baratwirukanye neze musobanurira abantu ikibuga cya Bugesera kirabagora ikibuga cya Bugesera bimeze bite abafana niba bakigikira nkuko bikwiriye kuki mugi Musanze mukabona amanota mukajya ibibuga bitandukanye mukaza Kigali mugatsinda ikibuga cyanyu cya Bugesera mukiniraho kikabana na mukora imyitozo uziko hanze Bugesera ifite amanota 18 ku 18 uvuga tubaza amanota hanze gusa Bugesera amaze kuba imikino 22 Bugesera biri ku mwanya wa gatatu ariko ayo mu rugo nyuma Rayon Sport na APR ayo mu rugo iri ya nyuma ni ya nyuma 6 yonyene none se kubera iki mu rugo mu byukuri wenda abantu benshi batubwira bati ibiri hanze y'ikibuga n'iki twe ntabwo turiha agaciro ibiri hanze y'ikibuga se bivuga nibi erega nabyo bana Yesu gisobanura guteza ndani ibiri hanze y'ikibuga ni ibihe babivuga abantu bashaka kuvuga byinshi urabona iki kibuga cyanyu ngese ngo nta muntu mwahemutiye ngibi ibyo ni ibintu bivugwa hanze sibyo aho ntabwo tubiha agaciro sibyo kore kucyo tureba no mukino kandi mu byukuri umuntu mwahemukiye gatuma ikipe idatsinda nyine urumva ni ubwo tuba tuyikuye muri reality biba bivugwa hanze ariko mu byukuri bitafite aho bihuriye nabyo bora rero mu byukuri kujera ikipe abantu mvuga ari ibintu byoroshye uri ubwabyo kumva umukinnyi njye nakiniye iwacu mu rugo sibyo donc ibyo hari igihe usanga rimwe n'umwe kuri mentalite ye akumva yuko donc kwitanga samutamuzi ugasanga wenda hari uruhare ntabwo bigenze neza umwe akaba yatakaza mu buryo bw'amahere kuko n'icyo dutakaje tuba twateguye neza pe ubwo umukinnyi akavuga ati vire munota ntabwo tuzi ukuntu byagenze so rero hari byinshi twagiye tuganira wenda ntaza kuvuga ngo ntaza gutangaza muri rusange ariko icyo gusa nuko mu kuba tutatsindira iwacu tubiri rimwe na rimwe ni uko usanga wenda yaba abakinnyi staff wenda bumva yuko kubona amanota mu rugo byoroshye bakumva yuko kubona amanota mu rugo byoroshye akavuga ati twahagurutse Bugesera tukatugira Rubavu komitezo kwa duherekeje abantu kumva kuzamuka bababaye ni ikibazo uru rugendo tuzarukora bigenda gute kuva Rubavu ugera Kigali ko bero nk'amasaha 8 so ugasanga rimwe na rimwe wenda mu rugo abanasa nk'abashatse kujya gute kunegirije ariko mu byukuri twavuga yuko enough is enough ko twaganira ngo ntago n'ikipe Bugesera FC tuberewe no kuva buri munsi twatsinzwe twanganyije Bugesera abaturage mu rugo abafana bacu batishima bataryoje n'intsinzi yo kuri match ya Muhazi ku buryo umuntu abonaho umuntu anyura byari bigoye reba nakuvuga ikipe bigenze gute turatsinzwe ikipe yacu kandi ko kumva bafite so rero mu byukuri nyuma yo byose twagiye duhuza ibintu byinshi tavuga ngo ahantu tugwa naha niki twakora kugira ngo byibura uyu munsi turebe ko byibura ikintu tukivamo ndavuga rero bakinyi staff technique dutangire ku ikipe ya APR niyo munsi nabariho duhera kuvuga ngo ya mateka yo gutsindirwa kuri kibuga cyacu ya mateka yo kunganyira ku kibuga cyacu tugomba kuyashyiraho akadomo uyu munsi dutangirane na APR dutsinda mu by'ukuri nabako ikinini cyane ni nko kwirara
cyase negligence kumva yuko turi mu rugo nta rugendo twakoze donc ugasanga umukinnyi ntabwo yefukase cyane kuri match. So uyu munsi rero biraza guhinduka ko biza kugira ariko ntabwo wansubije bwana SG ntabwo njye wanshubije nyine abakinnyi bari motive gute nicyo naringezeho rero abakinnyi motive gute icyambere buriya umukinnyi nuko umuhemba niki ariko buriya bakeneye prime bwana agomba kumenya abajya babaza ngo ariko ngo gute umukinnyi akina ku kwezi ahembwa warangiza kandi waramusabye intsinzi yanatsinduka muheka ukamuha amafaranga y'inyongera niko football yubatse. Uyu munsi rero prime twatangaga ku mukino usanzwe twayikubye inshuro 5 turumvikana twayikubye inshuro 5 bivuze ngo umukinnyi uyu munsi Samir wabyumvishe twayikubye inshuro 5 uko bagesera seranza to ubundi yayitanga 30 kuri prime bivuze ngo umukinnyi uyu munsi arava muri vestiaire afite amafaranga $150 tutaza nani banga ririmo $5 ni ukuvuga prime ya bugesera undi sangwa ritarani azava muri vestiaire yafite $150 kuri buri mukinnyi sibyo gutsinda pe kugira bijye muri staff urumva n'ibindi aramutubanza rero iyo prime irahari hari motivation Samir kuze Samir rwose ari gutubanza ariko nyine ku kiguru byose byagwa no kubyisigiza ku rundi rwego ivanga iyo prime irahari ikindi motivation y'abafana twasabye abafana mu byukuri nubwo twabona ngo abakinnyi ariko iyo mirenge Samir yavugaga mwakoranye nayo gutuba mirenge muri Bugesera hiriye ngo zambyo nihe wabaga Samir ngenda za ngenga na za Kabukuba naho bitinya rugenge bafite naho Nyarugenge abo baturage bose baje kuri stade umwogo za Mayange hakurya hateganye na tribune nyine Baranyondo se ni muri Munyamata handi bicara abafana bishyuye handi nge nibo nkunda bari abafana hakurya rero icyo nababwira cyo tunyuze mu bayobozi b'imirenge gitifu imirenge tunyuze mu hirya no hino baduhagarariye twabakanguriye uretse n'ibyo twakwesha wenda tugira radio ziri roko twazikoresheje yego amamoto bave baze bashyikira Bugesera bagira dufite uyu munsi donc abantu kuzenguruka mu mujyi bakangurira abantu kuza ku mupira dukoresheje ubuyobozi busanzwe bwa leta bw'umurenge dukoresheje abayobozi batandukanye abafana bacu hirya no hino batandukanye twamobilije abafana bose ariko nanone kumobiriza binakomeye ni uko turahangaha kubera ko nekeza yuko abantu batandukanye abanyabugesera ndetse n'abandi bakurikiranye radio Rwanda naho tunabahamagara kuko na kuba twagiye dutsindwa tunanganya ntaho twava ku ruhare rw'abafana rurimo narwo ntago ari ibanga ntabwo bitabira ntago rurimo ntago wenda bitabire neza ko nabijyanye n'umusaruro wenda twabahaga uyu munsi reka twashaka kwiyunga nabo nabo tubahamagara twashaka kwiyunga nabo kugira ngo baze ari benshi tunyuma ikipe yacu tuvuga ngo ibyacu nk'abafana twabitanze yisigaye nuko abakinnyi batwereka ibyo bagomba kutugezaho kugira ngo baduhe ibyishimo nk'abafana abaturage ba Bugesera izina ngo ry'ubutore bari cyangwa abakera murimo nizere ko bari babukereye rero mvuye Nyamata saa 3 abantu batangiye kuzo bagizana muri Nyamata bagiye gufata akantu hafi yakikije ikibuga bitwa ngo mukanya ko saa 3 badufungiye stade kugira ngo batangire binjire muri stade twibutse ibiciro nabonye mu myanya y'icyubahiro ari 10,000 ni 10,000 mu myanya y'icyubahiro ku ruhande rwaho hatwikiriye ni 5,000 hanyuma ahasigaye hose uwo muturage turimo kuvuga uri buturuke ku mirenge itandukanye yizana inoti ya 2 azanye igare rye akaryinjirana azanye moto ye akayinjirana twatigaho bagomba guparika ayo magare bagomba guparika moto zabo ku buryo bakurikirana umupira batekanye tukivuga icyo tunababwire yuko tugomba kubabwa naho baza kwinjirira kubera yuko stade ya Bugesera ifite amagate 2 cyangwa se amarembo 2 hari irembo riri principal niryo rwinjiramo abafana basanzwe n'ufite igare cyangwa moto turasaba ko baza kwinjira hakiri kare ariko ninjira kuri uwo muryango hanyuma ufite